Zangiritse ni ingoko 6, ingoki 4 n'izindi z'ubushwi nazo zabagiye, ibyo mu nzu byose ndabibona burandarara hanze. Imvura ibintu byose yabijyanye, umugezi gwabijyanye, nta kintu narokoye nagiye kubagara. Ujya ubuyobozi buradukunda, badushishikarije kera ngo tuve mu mubande, mbega tukumva ko batwanga. Mvuga ko umuntu wese utuye mu mubande akwiriye kuvamo akajya mu mpinga. Tubahe ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi, aho turibuze kuganira n'abanyarwanda barahuye n'ibiza, bafashwa kuva muri ibyo biza, ariko hagamije ko biteza imbere kugira ngo nabo babe abafatanyabikorwa mu gukumira ibiza. Izo rero akaba ari nazo nama zigirwa abaturarwanda muri rusange gukumira ibiza mbere y'uko biba. Ikaze mu kiganiro cyacu. Nyuma y'uko ibiza bigeze ku baturarwanda mu duce dutandukanye, MIDIMAR itewe inkunga n'imiryango nterankunga yibumbiye mu cyo bita ONE UN Rwanda yafashije abari bahuye n'ibiza, ariko mu buryo bw'umwihariko bugamije no kubafasha kwongera kwiteza imbere mu buzima busanzwe. Mu karere ka Gakenke ubufasha babuhawe binyuze mu kigega cyo gutabara abahuye n'ibiza. Umukozi ushinzwe imicungire y'ibiza mu karere ka Gakenke arasobanura muri make gahunda zitandukanye abaturage bafashijwemo na MIDIMAR ibasubiza mu buzima busanzwe nyuma yo kugerwaho n'ibiza by'inkangu n'imyuzure. Twabubakiye amazu, tumaze kubaka amazu agera mu 1318, aruzuye, arasakaye. Twabashe guhabwa n'isima yo gushyiramo n'inzugi n'amadirisha n'amaserire. Icyo ni icyambere kuko nicyo twakoze cyari cyihutirwa kugira ngo abantu babone aho banyura kuba amazu yabo amakimara kuriduka. Nyuma yaho twaje gufashwa na MIDIMAR, tubasha kubabonera ibikoresho bisimbura ibyo bari bafite babuze mu gihe cy'ibiza, nk'ibikoresho byo mu mirima, amasuka, imihoro, ingorofani, abari bafite ibyuma bakoresha bari gutera umuti mu myaka, mu nyanya no mu bindi. Twabashe kubibagurira. Noneho hari abari bafite ubucuruzi buciriritse, ibintu bacuruzaga byose biza gutwarwa n'imvura n'amazi, nabo twabashije kubagurira, kubaha amafaranga, aho urugo rwagiye ruhabwa 100,000 kugira ngo babashe kureba ko basubira mu buzima busanzwe mu byo bari basanzwe bacuruza muri ubwo bucuruzi bwabo buciriritse. Kugeza uyu munsi batangiye gusubira mu buzima busanzwe kuko ubwo bufasha abenshi bwagiye bubafasha, bakaguramo ibikoresho bari bafite bakabisubirana. Abari bafite amasuka barayaguze, abari bacuruza batangiye kongera gucuruza. Ubu muri rusange abaturage batangiye gusubira mu buzima busanzwe. Wari ufite n'itungo ryaba ryarapfuye yabashe kwishumbusha bitewe n'ubwo bufasha yagiye abona butandukanye. Abaturage bo mu karere ka Gakenke bafashijwe muri uyu mushinga ugamije gutabara no gusubiza mu buzima busanzwe abagizweho n'ingaruka z'ibiza, barivugira uburyo uyu mushinga wabafashije bakikura mu bukene mu buryo burambye. Twagiye kumva saa 9 z'ijoro tubona inkwangu ziraje zikubita inzu zirayisenya, ubwo tuba mu buhungiro. Bibaye ngombwa leta iratuganira, baradutabara, bityo bahamagara MIDIMAR baradufasha, bankorera ubuvugizi, bityo mbona naho gutura kuko ntaho nari mfite. Mu byo bampaye mbere na mbere baduhaye amasafuriya, baduha ibijerekani n'ibiringiti, ubwo ni ibyibanze kuko nta kintu twari twasigaranye. Ubwo baduha n'ibiringiti n'imikeka, ubwo nibyo byibanze, baduha n'ibyo kurya. Nyuma yaho ubwo baduha imiganda, tukimara kubona ibibanza baduhaye umuganda, baratwubakira. Barangije kutwubakira baduha isakaro, amabati 45. Nyuma yaho batwemerera n'ubundi abafundi bo kudukorera amasuku, baduha isima imifuka 10. Ubu ngubu rwose turarya tukaryama kuko ubu ngubu aho dutuye ni heza, ntaho turi gusinzira. Nubwo imvura yakirwa ikararirwa, ntabwo umuntu abatekereza ngo ye baba ndapfa. Twebwe nyine dusanze mu nzu, nayo mfite inkoko hano, mbese n'inka nayo mfite n'inka yabaga hariya hirya n'indi nyina. Ubwo mbese biradukubita ariko ntibyagira, ariko bitwara ihene 3, inkoko haye zigeze ku 8,
cyamanutse hariya haruguru mbese nicyo cyazikwise zari hariya inyuma n'inzu nyine yari yasenyutse byarayikubise yose irahirima byarayikubise yose irashwanyuka uretse amahirwe nagize nuko nk'utwuzukuru twanjye twarimo nanjye n'umukecuru turi kwiyubaka leta y'ubumwe se kwidufasha baduhaye ibigori ibishyimbo n'agasafuriya ko nyine twari twasenyutse inkangu yabikubise bampaye amafaranga noneho nyaguramo inyana zampumukamo icambere nuko nabonye ahomba nkaba mbonye n'agafumbire k'iyo nyana nkabona rero bizangira akamaro rwose. Nyuma y'uko abaturage benshi bo muri aka karere ka Gakenke bari bamaze guhungabanywa n'ibiza, MIDIMAR ifatanyije na ONE UN Rwanda bafashije ikigo nderabuzima gishobora kuvura abaturage no kwakira abagore batwite by'umwihariko bagafashwa ku buntu. Ibikoresho baduhaye ni byiza cyane, baduhaye ibikoresho bifasha ababyeyi cyane cyane iyo bamaze kubyara, harimo ibitenge, amabase, isabune, amavuta, harimo n'imyenda y'uruhinja, noneho nibyo kwifashisha cyane cyane ku mubyeyi umaze kubyara. Ibyo ngibyo ababyeyi bagiye babyishimira cyane kuko byagiye bibafasha mu bibazo bagiye bari bahuye nabyo by'ubukene kubera ikibazo cy'ibiza. Ibindi bikoresho twabonye imiti batuzaniye ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu. Iyo miti iradufasha cyane, turayitanga, harimo amoxicilline, harimo oxytocin z'abadamu bamaze kubyara kugira batagira ikibazo cyo kuva, harimo n'imiti y'abana, imiti y'amaso kuko iyo umwana amaze kuvuka tumushyiramo umuti mu maso kugira ngo atagira ikibazo cyo kurwara amaso, harimo amaserumu twifashisha igihe umubyeyi amaze kubyara agize ikibazo kugira ngo atagira ikibazo cy'umuvuduko mukeya akaba yagwa muri koma, kumuzanzamura muri make. Harimo n'imitaka twahaye abajyanama b'ubuzima kugira ngo bajye baherekeza ababyeyi baje kubyarira kwa muganga. Ibyo bikoresho byose tubibahera ubuntu, cyane cyane nk'abo badamu baje kubyarira hano, abaje kwipimisha hano, tubibahera ubuntu, nta mafaranga batanga. Mu karere ka Gakenke banafashijwe gusana imiyoboro y'amazi yari yarazibye kubera inkangu, ubu bakaba barongeye kubona amazi meza. Mu karere ka Rusizi naho abahawe amazu yo guturamo bakuwe mu manegeka aho bagerwagaho n'imyuzure itewe n'imigezi itandukanye. MIDIMAR ibitewemo inkunga n'igihugu cy'Ubuyapani babubakiye amazu ashobora guhangana n'ibiza bitandukanye. Abafashijwe barivugira ko usibye no gufashwa gutura aho batagerwaho n'ibiza, banahabwa akazi gatuma ubuzima bwabo bukomeza kugenda neza. Ahantu nari ntuye nararyamaga, nateka, twajya kumva tukumva ngo Cyagara iruzuye. Cyagara ni umugezi witwa Cyagara. Nabandi kugira ngo ndi gusuganya ibintu najya kubona nkabona amazi yinjiye mu nzu, imboga natetse n'ubugari byose bikuzuramwe amazi, abana bakarara inzara. Nkagira agahinda kenshi, ariko habatuzanye nta kibazo rwose kabisa. Baravuze ati ni muze mujye mu mudugudu wa Kibangira, twarahageze haranampira, ubu mbwiye ngo subira ku Cyagara wabunyishe cyane, ntabwo ashobora kuhasubira, ntabwo zikimbaho. Ndaryama ngasinzira kabisa, ndaryama ngasinzira nkumva ndanezerewe cyane, nkagarama nkareba hejuru nkumva umunezero ni mwinshi, nkavuga ati Paul Kagame tuzagutora 100% kabisa. Jewe nari ntuye iruhande rw'umugezi wa Rungunga, umugezi waruzura gukinjira mu nzu, ibintu byose bikagenda. Banyimura kubera ibiza, nza hano n'ubundi tukubaka inzu ikaguruka. Ubu ndatekanye kuko iyo imvura yagwaga amazi yajyaga mu nzu, utuntu twose tukatumanika, yahita tugasubira mu nzu. Amazi iyo amabuye yamanukaga abana ntibasinziraga, noneho ubu barasinzira. Ubwo rero nge ndatekanye rwose, kandi twebwe kuva baradutekerejeho bakaduha inzu nziza tutari twarabonye, nta n'umubyeyi waduhaye inzu. Twebwe dushima Kagame Paul, tugashima na MIDIMAR. Ngewe n'ibyishimo byinshi mfite kuko iyo ntekereje ari mwatuvanye uburyo twahuraga n'ikosi y'umuyaga,
ntangiye umuyaga hazaga inkono iri ku ziko nayo iterwaga nkiruka kugira ngo itazaguruka ibati ikantema. Iguruka ubwa mbere yagurutse ndyamyemo ndahahamuka. Ejo bundi ubwo yirukaga n'ubundi imvura turangira iyo ndi kwirukanga ku bana, abana basa n'abasaze kwe guhahamuka. Ubwo kugeza ubu ngubu mfite ibyishimo tawe sinzi nuko nabivuga mbega. Mfite ibyishimo birenze urugero kuko ndaryama gasinzira. N'abana baryama gasinzira. Bararyama bagatekana. Niyo mpamvu mfite ibyishimo cyane. Nyuma yo gufashwa gusubira mu buzima busanzwe ku baturage baba bagizweho n'ingaruka z'ibiza, banigishwa uko bakumira ibiza aho baba batuye n'aho bagenda. Bibutswa ko ibyiza ari ugukumira ibiza hirindwa ingaruka bigira ku baturage kuruta uko baterera agati mu ryinyo biyumvisha ko ibiza bitapfa kubageraho cyangwa ko bazahangana n'ingaruka zabyo byamaze kuba. Abaturage rero bari barahuye n'ibiza by'inkangu n'imyuzure bo barivugira ko babonye isomo kandi bazajya bashyira mu bikorwa ingamba bigishijwe zigamije gukumira no kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza. Ingamba za mbere ni ugutura heza ku mudugudu. Ingamba za kabiri tugafata ari amazi aturuka ku mazu tukayacukurira ibyobo kugira ngo azagere hari hepfo yagabanyije umuvumba. Umuntu agenda yacukurira ibyobo kugira ngo agabanyuke. Ubundi ubu turi kurwanya nk'isuri, turi gutera ibiti byo kurwanya isuri n'imbingo kugira ngo turwanye isuri wenda hari ibyo biza bitazongera kugaruka. Baratubwiye ngo tuzaze dutera ibiti. Bakoze pikinyeri igihe iyo kigeze imvura iri kugwa baratubwira ngo tuze dutore ibiti tubitere turwanye umuyaga. Ubwo rero imvura nigwa aha baduhaye tuzatugenda tuhashyira ibiti kugira ngo turinde inzu zacu. Akamaro k'ibiti ni ukurinda umuyaga kugira ngo inzu zitaguruka. Tuzakora umuganda, tuzatera ibiti ku ipariseri kugira ngo imyanda intuze umuyaga we kuba mwinshi kuko hano tuba hari umuyaga wugurura inzu. Tuzitabira n'umuganda uko tuzaba tuba dushobojwe. Mu karere ka Gakenke by'umwihariko bakajije ingamba zo gukumira ibiza cyane cyane biterwa n'imvura nyinshi n'umuyaga dore ko aka karere kagizwe n'imisozi myinshi hanamye. Umukozi ushinzwe imicungire y'ibiza mu karere ka Gakenke arasobanura izo ngamba bafashe zo gukumira ibiza. Ubu twatangiye icyambere turimo dukora, ubu twatangiye gukora abantu mu manegeka. Tuba tuza ahantu tubona hatateye ikibazo hameze neza, haje gupimwa. Rwanda Housing Authority yaraje kudufasha dushaka ahantu hashoboka ko abantu batura ibiza ntihabe ikibazo cy'ibiza. Icyo ni cyambere twakoze kuko ibiza byisha abantu benshi, byisha abantu kubera ko bari batuye mu manegeka. Ikindi twatekereje uburyo bwo gukora amaterasi cyane cyane yo twita ubudumburi cyangwa amaterasi yikora kugira ngo turwanye umuvuduko w'amazi aturuka ku misozi. No mu buryo bwo ku kibazo kiba hano cyane cyane muri kano karere nuko ubutaka hasi bufite urutare. Iyo amazi rero imvura iguye ku gasozi amazi akareka, amazi ahita ajya mu butaka yagera kuri rwa rutare akamanuka anyura munsi y'ubutaka. Icyo gihe bya bitaka bihita bimanuka. Ubwo rero twakoze ubwo budumburi cyangwa amaterasi yikora adufasha kugira ngo amazi umuvuduko ugabanuke w'amazi kandi noneho mu mpande tugaca n'umuferege uyamanura kugira ngo ye kureka hejuru y'agasozi. Noneho turimo dutera n'ibiti aho tubona habasha kuzamanuka tugenda tuhatera ibiti kugira ngo umuvuduko w'amazi nawo ugabanuke n'ubutaka bukomere kurushaho. N'abaturage tukabashishikariza tubakangura kubamenyesha ko igihe nk'aramezi tuzi ko imvura ikunda kugwa ari nyinshi, barakora ibintu byose bakoze. Niba bubatse inzu bakamenya ko nko mu kwezi kwa gatanu inzu amazi ashobora kuza akayihirika, umuyaga ukaba wayitwara, noneho bakazirika ibisenge ku buryo babikomeza. Turabashimye mubanye natwe mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Nubwo turi mu bihe bitari iby'imvura bishobora guteza ibiza byinshi, ariko mwiboneye yuko abaturarwanda tugirwa inama yo gukumira ibiza mbere yuko biba. Iki rero ni igihe cyo gushyira mu bikorwa ingamba zose mutozwa zo gukumira ibiza aho mutuye bitewe n'ibiza byahagaragara. Reka tubitse ko ku bindi bisobanuro mwamagara nimero itishyurwa ya MIDIMAR 170. Naho mu kiganiro cy'ubutaha tubifurije ibihe byiza.